mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga aho abantu 16 bakomerekeye mu mpanuka y'urukuta ngo rwagushijwe n'umuyaga watejwe n'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarijyanye imiti n'amaraso go Rwanda Management Institute giherereye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Iyi miti n'amaraso ngo byari bijyanywe n'iyi ndege ya kajugujugu ya gisivile n'ibyo ngo byifashishwa n'ikigo cya Zipline isanzwe cyohereza amaraso n'imiti mu bitaro binyuranye gikoresheje utudege tutagira abapilote. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline avuga ko umuyaga watewe n'iyi kajugujugu wagushije urukuta ruzengurutse iki kigo cyo mu murenge wa Nyamabuye. Havuga ko mu bakomeretse babiri aribo bakiri kwa muganga mu bitaro bya Kabgayi barimo kwitabwaho, abandi ngo batashye. Uyu muyobozi asobanura ko iyi ndege ngo atari yagushije ruriya rukuta ahubwo ko ngo rwagushijwe n'umuyaga warwo ugakubitiraho no kuba ngo rwari rwuriwe n'abaturage. Ababonye iyo ndege bavuga ko ngo ari kajugujugu ya gisivile y'umweru yarijyanye imiti kuri icyo kigo ahagana saa 4 za mu gitondo kuri uyu munsi.